Pardon? Ndakumva. Ndakumva cyane nshuti. My God. Gucci, Devi. Mu izina rya Yesu. Muri mu bihe bitaro mbasure. Ni mu ndangira hano ndi nyine muri mbagereho. Mana yanjye. Yo. Hello. Nawe. Kuki. Simbyumva. Mana yo mu ijuru, ibi bintu ntago wabikora. Yesu. Tutabare mana. Allo. Mbwira nimero nshiraho amafaranga vuba mbwira. Yes, kanze. Sawa. Mana we, uriya mushoferi se turahurira ku muhanda. Turahurira ntwarira divi mu muhanda. Nadi. Karamba. Ihangana nyumve pe hari ikintu nshaka kukubwira. Ndikumva. No kuvuga ngo mfite inkuru itari nziza pe. Imeze ute? Ubwo mperuka kwa Shadiya. Nasanze ariho billionaire. Ariho ari billionaire? Yego. Aho akora iki? Agiye kuhapfira. Nyine billionaire niho ari pe, ariko uburyo abayeho nabi. Ukuntu twamushatse tukamubura. Nanjye naratungwa, ariko ikintu cya mbere cyantunguye n'uburyo namusanze. Billionaire anya aho aryamye, anyara aho aryamye. Hagatege afite no kuri toilette bando utakwijyana. None kubona hano bamubuze nkora iki? Kubera ko ari ufite ahantu ari. Mutange bajye kumuvuza. Shashadi ndi hano kugira ngo mubwire agahinda kanjye. Wabaye iki? Shabuze ko nsigaye mpamagara shiri wanjye cacana. Telefone ndayihamagara igasimbuka, nayihamagara nticemo, sinzi ikintu yabaye. Ndikumva mfite ubwoba. Wamwiyoreye se ubu ntabwo kuri isa uramenya abatipi inkundo zabo. Ntabwo nari ko ibyo ngibyo nawe wabimbwira ngo mwihore. Mwihorere wana, ubundi se mbere utarajya mu bintu by'inkundo ntabwo twari tubayeho. Shadi ndamukunda n'umutima wanjye wose, ntabwo namureka. Hari ikintu n'ubu utari wasobanukirwa. Nta mugabo ukunze. Nje kukugisha inama cyangwa ku buryo wamundekesha. Erega yamaze kukujoguruza ntabwo bakigukunda gukunda mwikiza. Uranyine yaraguhaza amaze kumva yagejeje. Ntabwo ari we wambwira gutya. Rekana na mayibobo uze tugume dushaka uduceri. Undi wajyaga mu nkundo wasaze. Ndi kumva umutima wanjye wose usigaye muriho, nta wundi muntu ntekereza uretse caca. Erega cacane yatumye uremba. Ariko inkundo zatengeye umujya munsetsa. Ujye ubona angiye ngira urukundo muri njye ujye ubona nkunda. Basurangira ihe nama ukareka kunca intege bingana gutyo. Umfashiri inama yanyu. Mureke uze dushaka udufaranga tubeho nkuko twari tubaye. Iby'urukundo mbihagarike neza. Bihagarike wa mwana we wase cacana kugira umusazi gutyo. Niki yaguhaye abandi batagu. Kutari umukobwa mubi wo kuba waburundi. Ariko uzajye wibuka ko urukundo rujyaho rushaka. Yego, kungame rujya kwa cacana se nkubujisha.
ntabwo ari wowe inshuti yanjye iminsi 2 3 inshuti yanjye nizera amagara ari wowe waba uri kunca intege gutya nese mubwire ngo iki ngo ujya kumushakisha ufite uzamukura nzamukura he iminsi 2 telefone itariho 3 SMS urandika nta gusubiza ngo umuntu ikintu cyose aracyaguha ndamwandikira ntasubiza telefone namuhamagara igasimbuka nabo ndibaza ari amahoro se basi hanyuma se urabona uriya mugore ngo ni nyina namenya ko nyine ari mu rugo iwacu ariho ari urumva ari bumfate gute Professor aho ngugira inama suje kungisha inama kandi nanone ntayibabwira akahagwa nyina mushiki wanjye bishobora gufungwa bivuga kuko ubuzima bwiwe aramutse apfuye niwe y'amaraso yabazwa none se mbibabwire ahubwo watinda tugende bibabwire ubu se niba nsimbukana uramba hafi tugende nta kibagutwara ariko ushaka kuba utazi ukuntu biliyoneri ameze uzi ko avuga n'ijwi ntirisohoke niba baramuhaye ibiki mushiki wanjye arantengushye pe arantengushye wanyumvishe tukagenda hari n'ikindi gikobwa bashaka bamukoresha imirimo y'agatunambwene nabaye nk'ukubiswe n'inkuba apfuye amaraso ajya kuri wowe tabara witabara unatabara mushiki wawe ahubwo twatinze umuntu urembye urukiko noneho umbabarire ubumvishe ko nta ruhare mbifitemo tugende nyine ndagufasha jya imbere kandi karashobotse njyewe umutima nk'umwana ntiyawumpaye rwose wo gukunda nyine nta mutima wo gukunda ugira ariko njye ndawufite ndamukunda reka baba singufuye njye nakugira inama yo kuvamo ukanyihorera kaza tugashaka ubuzima nk'uko twari tubusanga ngo n'ubundi ariko shadi reka nkubwire ndakomeza ngerageze n'ibyanga iyo nama ngire nayikora twishakira amafaranga ariko sinzi ko umutima wanjye uzashobora kumureka burundu kuko cyane yewe ndabona yari yarakunyuzera shora mutipe ndamukunda kuko yankoreye byiza byinshi ntashobora kwa mazi iminsi 3 n'itanu atakwitaba nyine ashobora kuba nanjye ndi kuvuga ati wenda nimba atari abandi bakobwa bamutwaye ashobora kuba afite ikindi kibazo none se ko atanyitaba telefone nticamo nicyo cyambere ashobora kuba yaragize ikindi kibazo shadi reka kuvuga gutya umutipe yaje urukundo aragukatira sheri ubwiye n'iki ko yaruhaze se kuri wo guca intege nta kindi ntabwo mubujije n'ukuri sinanagukubiye komeza ukunde wenda azagaruka aho yagusize ntahazi urazizana reka ntegereze ntaho bavomera itararenga caca reka yatumye udasinzira ngo cacana cacana yabaye cacana ndamukunda uko byagenda kose ndamukunda wanca intege gute ndamukunda sinzijyana na mama reka nkubwire wowe bifemo ibintu by'inkunda ni ukuri ubundi usubirana kari agatipe kaza noneho nimara kubivamo barabona se kaza kugeza kuki ariko umusore wifata iminsi 2 igashira 3 n'itanu ariko uzi ko ari byo ashobora kuba atankunda usi kitabona ni igiki ashobora kuba afite undi muntu bakundana akabimpisha akaba ari haho ugiye wenda ashobora kuba yaranaguranye telefone simukada akazihindura icyo kintu ndawaguhaje cyane ndi kukugarukira ntacyo urabona ahubwo buretse inama zawe ndi kugenda nzumva pe kuko nawe ubwiwe nimba koko nta kibazo cyamubayeho aba ari kunshaka aba yarashatse indi telefone akampamagara ashobora kuba uriya mutipe yaranyanze reka nkubwire niba yarataye telefone yabuze n'inshuti we yakira telefone avuge ati oya ndi kukugarukira ibyo uri kumbwira nanjye ngiye nabibona niba batita muri iyi minsi ntabwo bazi ngiye kumwigira nanjye izindi nama nanjye mpinduke shadive nanjye reka nkareke kosora ubu ngubu ngiye gufata nimero ya cacana nisibe nandike indi nimero yindi nishakiye nindangiza nandikeho n'izina noneho divine narajya yihamagara nindangiza ndahita nanayiboroka ahubwo cacana nawe narajya ahamagara divine arajya asanga nimero itariho divine nawe nahamagara cacana
abura umuntu n'umwe umwitaba asange na nimero ahamagara ntibaho ngo nturekesha kuzageza igihe shacana nawe mwigaruriye gusa ndabigerageza uyu munsi n'ibyanga ndahita mukuraho amaboko yanjye yose erega tuzabaho we n'umwiyorere tugume tube mu kwishakira ibiceri sibyo rata ubuzima se ntibukomeza sha nari ngukumbuye wumve ngo uzi ikintu cyambabaje sha kuba bonana yarabaye tutari kumwe wumve narababaye nayiriye mbabaye ariko ubu ngubu rwose kuba nkuvugisha ndumva nezerewe mwana wanjye sha bireka ibya papa wawe ngubu rwose meze neza nta kibazo mfite ubu narabyibushye mve ntari bipe ndashima Imana ahubwo se amasomo nizere kugiye kuyarangiza mwana wanjye uri kubitsinda neza umve ndagutegereje yego ko welcome zizaba ari nyinshi nukuri kw'Imana pe umve mfite amatsiko warabyibushye umve nemeye ngura amayinite asanzwe wambaye nanjye nkavugana n'umwana wanjye we mwana wawe Christian kuva ryara umwana wawe ndakubeshye ubyo use ushatse no kugira ngo wange no kunzajya mvugana n'abuzukuru banjye yego baba abuzukuru bawe yego hari icyapa kimuro kigaragaza ko ari umuzukuru wawe nose n'umuzanano nabyo ngo mbimenye we ntesha umutwe hako wambabariye koko niba ari n'icyana gukoreye basi ugakorera Imana ukavuga uti reka nze ndebe wambabariye nkavugana n'umuzukuru wanjye wanze kumbwira ko umwana wanjye ninde wagushutse ndagushutse ko Christi ari umuzukuru wawe niki se cyane niki cyanjye yego baba mve nkubwire mukecu utaza kari mu minsi ajugunyira imbwa urutaro wikomeza untesha umutwe muri iyi nzu wikomeza unkoroga mu bwonko ariko nagukorozeho iki hagize n'umuntu waza aha ngaha wamubwira ngo nagukorozeho iki koko ese nkubangamiyeho iki wambabariye ukambwira wanze kunyereka aho umuhungu wanjye ari reba ngiye kumara ukwezi kose aha ngaha ntabwo nzi ahantu hari sinzi uko bimeze nimba munavugana ntabwo mbizi mbona ugenda ukagaruka ikindi cya kabiri none n'umwuzukuru wanjye murimo muravugana kuko wanze kumpa basi mpa nimero ze ngewe ndaza gutira amayinite nze kumuvugisha umva nkubwire rero uzi ukuntu nkoroga iyo utangiye kuvuga ngo umuhungu wawe ese mwapfuye iki basi ngo mbimenye niba hari icyo mwapfuye wambara ukambwira ko ndi umubyeyi we ukambwira uti rero twapfuye ibi n'ibi n'ubundi ndabona inkondo iva ku mukuzo ntabwo ubundi nari guhora ku mutoto ngo nawe uze muri uru rugo ngo umpe amahoro ye ariko mama Christian wahindutse gute koko niki cyaguhinduye ukamera gutyo koko umwana wanjye ko yagushatse yakuvanye iwanyu uribuka inuze yuko iwanyu hari abantu b'abatindi b'abakene pe ku buryo twanahageze abantu bose bumirwa uraje wicaye mu nzu umeze neza umuhungu wanjye yari afite amafaranga arakuzanye murabanye hari ikintu na kimwe mwigeze mupfa nibura ngo uvuga uti dore twaragipfuye erega n'ubundi singize narongeye mba umutindi kubera umuhungu wawe ese uri gushaka unkoroga mu mutwe gutese uri gushaka ko mbona umeze neza ko mbona nta kibazo ufite yego wenda hari ibibazo utashobora kumbwira ndimo ndabyumva ariko noneho ntago ndi rubanda wakambwiye umve rero nkubwire neza nkubwire neza iyi nzu n'injye uyishyura icyo utaruzi ukimenye n'injye uyishyura kuko umuhungu wawe nta ruhare na ruto ayifiteho ikindi rero niba ushaka kunkuramwo amakuru menshi wakubwiye kuza kuba maneko wanjye uzamunsobanura oya ntabwo nigeze mba maneko wawe rwose ntabwo ngewe nigeze niga ibyo by'ubucamanza ese waje kuncungira umutekano basindi ntabwo naje kugucunga nuko nazaga nkabasura ubyaye uriya mwana Christian ninde wagutindiye ikiriro ntabwo ari jyewe niyo nkiza kubimenya umuryango wanyu sinari kuwinjiramo none se mwapfuye iki n'umuhungu muze abadayimoni oya abadayimoni tugira ndasenga mbabarira pe ndasenga rwose mwangize indushyikira umwana urumva bakugize indushyi gute kurya ukanywa umeze neza uri umugore mwiza ubaye indushyi gute iyi ni imitsi yanjye ntago ari imitsi y'umuhungu wawe ubimenye neza